Reka tugwikazana twizere kumeze neza none amakuru n'ibiganiro byinshi bitandukanye turashimira kuba mwaramaze gukora subscribe. Uyu munsi rero nanyarukiye ahantu mu cyaro gito kabisa, ni gito cyane kinini biraderwa. Ari umugabo rero tuhasanze urabona uriya mufuka tumusanze avuye gushaka ubwatsi, arangije aravuga ati rero ndumva nshaka kubaganiriza. Turagira ngo rero atuganirize, aratubwira amazina ye, atubwire ese bimeze bite, atubwire ubuzima bwe, byose uraza kubyumvira muri iki kiganiro tugiye kuba tugirana, kitari gito cyangwa kirekire. Nizere ko kandi mukomeje kugira munyurwa n'ibiganiro byacu bitandukanye. Hanyuma reka dutangire twiganirira ikiganiro tugiye kujyana n'uyu mugabo. Uraho neza wa mugabo we? Muraho. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Umeze neza? Meze neza kabisa. Ese n'uburwayi bwahanikirwa gusa. Witwa ndese? Naje ndwaye nitwa Runiga Augustine. Augustine. Ubwo ngubwo Runiga Augustine nitwa Runiga Augustine. Je nkora hano ikirwa. Ukora akahe kazi? Nkora akazi ko mu nka k'ubworozi ku musaza bitwa Rudasingwa François. Mukenera nomero za telefone ushobora kuzibaha. Zo zihoreye nimero z'ubuzihoreye. Ikiganiro cyane cyenda gikunda cyane. Ukunda ibiganiro byacu cyane. Hanyuma ugiye kutubwira hano uhamaze imyaka ingahe, niho wavukiye se? Aha ngaha ikirwa mpamaze imyaka 20 Nuba irarenga nka 3 n'umwaka nageze no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1985. Muri 1985. Ubwo ngubwo nari mvuye mu mujyi wa Kigali n'amaze imyaka 10. Ubwo naka sinya kontara muri Minisiteri y'Urubyiruko bitaga jeunesse yakiyanza gukora hano ikirwa. Ubwo nahageze mu uretse gatoya ngo wakoze muri Minisiteri y'Urubyiruko mu kigo cy'aba jeunesse cya hano ikirwa. Bitaga Centre de Formation des Jeunes CFJ. Ubwo nageze no nasinye kontara muri 1985 hano muri 1985 ubwo nje gukora akazi k'ubu. Bishatse kuvuga ko umaze imyaka hafi 39 gutyo hafi aho ngaho n'umunani gutyo. Hanyuma umuntu aravuze, hari uburyo uvuzemo umuntu ahita atekereza ko waba warize se? Ko narize. Wize amashuri angahe? Yewe primaire warayize neza urayirangiza? Primaire Nyanza ndayirangiza muri 1973. Ubwo niga na college des humanités modernes ya Trocome Nyanza ndayirangiza. Ubwo niga na kaminuza ibutare ndayirangiza, na Institut Pédagogique National ndayirangiza, ibutare bitaga ipeni. Ibutare uretse gato, ibutare wizeyo? Ibutare nizeyo. Ngo muri Université Nationale nizeyo. Muri wigaga ibiki icyo gihe? Icyo gihe twinigaga iby'ubuganga, faculté médecine. Faculté médecine. Icyo gihe se warangije ryari? Icyo gihe uvuye Butare hari nka ryari? Warangije muri za 76 8 gutyo bagatangwa, si nkibyibuka kuko urabona imyaka ngezemo ni myinshi cyane ko ntabwo nkibyibuka gutyo, ariko nibona narize narahize. Warize. Hanyuma umuntu uri kutureba kano kanya agize amatsiko, ari kumva ari nk'inkuru itarabayeho. Ibyo bintu umuntu yabyumva gute, yabyizera gute ko wize? Ariko jewe natangiye kubyemera kuko uri kuvuga igifaransa cyinshi cyane. Ngo ni wize faculté médecine. Abantu mwiganaga icyo gihe harabo wibuka? Abantu twiganaga icyo gihe kuko numva hari kera cyane. Hari kera abantu twiganaga ubu benshi bagomba kuba barashaje cyangwa bakiriho gutyo bagataho ngaho. Ntabwo nkibibuka hagati aho ngaho. Ese mbwira ibyo bintu ruvanyemo ni ibiki? Ibintu rivanyemo hano hariho nomero. Ni nimero z'abantu mwiganye? Hariho nomero abantu inshuti zanjye zagiye zimpa gutyo hagati aho ngaho. Zagiye zimpa nomero. Barambwira bati nidukenera uzaduhamagare gutyo. Uyu munsi ufite imyaka ingahe? Uyu munsi navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 64. Ubwo ufite imyaka hafi 60 nivyo ra? 58 nivyo? 58 Cyampaye ngayo nguko. Hanyuma uyu ni umugabo Runiga ari kutubwira amateka ye, nubwo kuvyumva ntago ari ibintu hita wakira direct. Hanyuma Zeruni, uvuye kwiga Troncome, uvuye Butare, ngo wiga faculté médecine, ubwo ni medicine mu cyongereza. Ivy'ubuganga? Nivy'ubuganga. Waje kubona akazi se byagenze gute? Icyo gihe akazi nakoze
neza gukora i Kigali kera cyane nkora muri fonction publique. Fonction publique ku bantu batabizi. Nyobora n'ingabo we nazo. Abivuga barabejara. Reko ndaza kubaza abantu hano muri quartier bambwire niba bazi ibyo bintu. Hari umuntu uzi amateka yawe? Amateka yanjye nta muntu yazi. Kuko hano tuba turi abaturage gusa agataho ngaho. Muri abaturage gusa. Turi abaturage ibyo ntago babizi. Wagerageje gushaka se gukore n'urugo ushaka umugore? Urugo ntabwo nagerageje gushaka urugo n'umugore. Ntabwo byakunze. Famille byaba byaratewe n'amashuri wari warize icyo gihe bigatuma abagore ubirengagiza. Ikintu rero nyakubahwa Bwana Robert, ikintu ndagushimiye cyane, ikintu cyabiteye kuko umugore twarashwanye muri za 80 mu mujyi wa Kigali. Aho ngere rero nakomeje gukora mu bajonesi, nkora akazi ko kuragira inka z'abajonesi muri centre de formation des jeunes yahanikirwa ubona ari mukozi wa ministere y'urubyiruko. Ubwo ngubwo narakozemo nkoramo imyaka 10, nagize 85 nkoramo n'intambara ya 94. Ubwo ngubwo nyuma yaho kubera ko amikoro mba mfite abari makeya ntabwo nashoboye kubaka, ntabwo bashoboye kunyubakira, ntabwo ubundi muri rusange je nitwa Digiteri d'Ampereur Runiga Auguste. Inde banyitaga Digiteri d'Ampereur Runiga Auguste. Ayo mashuri urayize icyo gihe wigaga ngo faculté médecine. Bisa nkaho igifaransa ukivuga neza pe. Igifaransa naragiye kubera kuragira inka zakamara kugenda zindagiza ibibero hanikirwa n'ibitameze neza n'abantu batumva kuri aho guherereye. Abantu bahano rero no vuga ngo abose ni ukwihigira. Umuntu wese yirwanaho n'undi akirwana, nta muntu ubi ikibazo cy'undi. Reka da ahubwo bakagora bushakira ikintu kibi, bagahora baguhiga, bagushakira ubushura bikanga, bagushakira ubusinzi bikanga, bagushakira ubusambanyi bikanga, bagushakira ikintu kibi. Muri rusange ni ukuvuga ko nta kintu kiza bagukorera, ahubwo gushakira ikintu kibi gusa, ikintu cyagukuro. Hariya ubu ngubu ngumaze imyaka inanga ukora akazi ko uragira tu. Nabanje gukora mu buhinzi, twatangiye gukora amafaranga 100 yo 60. Uyu munsi uhembwa ngahe? Uyu munsi uhembwa ngahe? Ubu ngubu kugeza ubu kubera ko mukorera 2000 nanze kuva ngo nanda furense ni gucungana n'ingange kugira ngo tutiba ngo badukubita ibibando nanda vure tugire gute ubwo nebe gukora umushahara muke kugira nubaze umutekano w'abaturage, cunga umutekano, mbaze umutekano, mba umutekano usesuye w'abaturage. Hanyuma ndashaka kwigarukira ngiye ku bintu wize, nari ngiye kukubaza ibyo byose niba uvuga neza gutyo indimi numvisha uzivuga, uzi indimi zingahe? Ururimi ushobora kumva ni igifaransa gike cyane n'igiswahili gikeya, nacyo atari rampure, atari cyinshi. Uyu mugabo kabisa birasa nkaho yaba ushobora kuvuga. Uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa munani umwaka wa 2022. Ugiye kumbwira, ugiye gutangira wivuga amazina, uvuga amatariki y'uyu munsi, bivuge mu gifaransa numve ko wize. Aujourd'hui c'est le 11, date le 11 mois août. Alors hari ikintu ngiraho. Uravuga nyine n'amazi, uravuga amazina yo mu gifaransa? Jusqu'à moi je m'appelle Runiga Auguste. Digiteri d'Ampereur Runiga Auguste. Jusqu'à moi profondeur pour moi je suis berger. Par ce que autre fois j'ai fait quelques d'emploi pour ONI. D'emploi quelqu'un avait pour voter pour le Digiteri d'Ampereur. Et alors nyuma yaho quel âge as-tu? Jati. Jusqu'à année. Jusqu'à moi je suis, il n'avait que quelques années, quelques 58 seulement. 58. Oui. Aho ni mu gifaransa. Ewana urakizi wa mugabo. Igifaransa ndumva ukizi. Kera nari nkizi n'undagiraje kigenda gishira ariko. Ari byo kiyongera, ahubwo mufite imibereho myiza cyane nakiyongera. Umuntu agize imibereho mibi n'abantu bakamutesha umutwe. Ibyo ubwenge buragenda. Burayoba bukagenda. Burayoba pe. I Kigali ntago wayisumbwira ukuntu waje Kigali ugakora no ngo muri wakoze ngo muri Bralirwa ngo muki. Muri 75 harimo intambara amazi uri no kwahirira inka. Ibintu byaje gute? Ubundi nkiva ku ishuri aho ngaho narize ko nkora no mu biro, umugore yaje kundesha umutwe pe, n'umutwe musigira abana na n'ubu sinzi iyo bari muri uwo mujyi wa Kigali. Abana bari bangahe? Bari babiri, ese ntesha umutwe yankubise ibyumweru bibiri, ankubise umutwe, ubwenge burayoba buratakara, umutwe uratakara. Ubwo nahise
mena njya kuragira inka zo ku Gikongoro mpava none ngaruka inikirwa ugaruka ikirwa sinzi iyo baherereye ntabwo uzi uko bimeze ntabwo uzi umuryango wawe ngura ahangaha ahangaha hamaze imyaka 38 ubundi data kera nitwaga Kiziza Kariya ahubwo mwazamushakira cyane mukamubura ko umwana wameze nabi Kiziza Kariya tuyigitarama mwamushakira mu Ruhango babanje gutura mu Mutasi abavandimwe wagiraga abavandimwe ndabafite ariko ntabwo uzi amarengero yawe ntabwo uzi aho bari batuye. Hari umugabo witwa Sirasi Bizimana Sirasi yaratuye abinyanza mu mujyi wa Nyanza mu mujyi wa Nyanza hari n'umugabo witwa Nzirinda Dominico ubwo mwamufasha mukazamushakira imyaka yose zabaho umuhungu wanyabikirwa kwa Rudasingwa mukamurangira Rubere wowe nabone tuyangaha ni wako zamuzana umuntu ameze nabi rwose bakantera n'inkuba abo bantu barabavandimwe bawe n'abavandimwe Zirinda Dominico na Bizimana Sirasi abavandimwe hanyuma umuntu ushobora kwibaza ahantu diplome zawe zagiye ahantu diplome zanjye zagiye rero kubera ko umugore yaje kuntesha umutwe nari mfite permis de conduire mfite na za diplome mbo umugore aza kuntesha umutwe hano mfite amashuri menshi binagaragara mu mivugire n'uburyo abasha gutangamo ibiganiro akabasha no kuba yavuga. Runiga uyu munsi kuba udafite se utabana n'umuryango wawe umugore ntabwo uzaba n'abana wumva ubyakira gute? Yewe ukuntu mbyakira rero ubu nagize agahinda kenshi cyane agahinda rwose karanenze nkubitiramo indwara nkubitiramo n'agahinda ibyo bita depression none birancanga cyane umugore namubuze mbura n'abana abavandimwe kuva mu myaka 39 ngeze ahangaha nta n'umuvandimwe n'umwe ne nabona za kundeba ubu nabayeho nk'igiti kiri mu ishyamba igiti cyari igiti kiba kiri mu ishyamba kiba cyonyine babyita ngo la solitude mu Gifaransa cya giti cyonyine nta muntu ubu nabaye umuntu ngwarambaho mu mibereho turi gusoza uheruka i Kigali ryari muri mu mwaka wa ryari turi gusoza ku Kigali mu mwaka w'igihumbi cya 1985 ubu nageze i Kigali mu mwaka w'igihumbi cya 1975 naho mazemo imyaka 10 bamo 85 bamo 55 rero niho ndi i Kigali nibwo uvuze ikindi nabasabaga bishatse kuvuga ko i Kigali wirukayo kera cyane ikindi nabasabaga oya muzaze buretse gato i Kigali wirukayo kera cyane umujyi ntabwo nkuzi rwose meruka icyo gihe hari azongeye gusorezaho uheruka amafaranga 20 ryari runi kuyafata mu ntoki amafaranga 20 rwose ariko agatangwa cyane nkubwire ntabwo uratunga 20 uheruka kera ukikora muri ibyo bintu uheruka kera musaza no kumubwira akazampa inka nkora nk'abandi bakananyubakira nk'abandi no nka muturanye n'uwo mugore nkamushaka reka dusoreze ku Giswahili rero ngayivuge nkuko wari wivuze mu Giswahili mpaka sasa kitwa jina langu kitwa Runiga Augustin mpaka sasa miti shima kama rais wa Jamhuri wa Rwanda yuko kiongozi mzuri damu kamili kama kiongozi mzuri sasa na wale wananchi wa Rwanda wote tuko ofasi ya amani kabisa upande wa amani upande kama leta za zamani hamuna amani kama tuko amani kabisa damu kamili kama Rwanda tuiko amani. Mpaka sasa. Wow, thank you. Urakoze. Na mimi naomba amani. Urakoze Runi, urakoze cyane kuduha uyu mwanya. Ushyire n'inkubwatsi. Siko bimeze.